Mzee. Ye. Bite. Makuru. Neza. Yego. Yawe. Wese uravunwa n'iki? Makuru ki? Ugoma amajerekani se? Ugoma amajerekani. Oya. Ntabwo nigeze mba umusudizi. Urasyaga se? Urasyaga. Oya ntabwo nsyagaga. Ndikugenda ndi mu rugendo. Ni ibikibire. Ewe ni by'umunyamuruho. Ni iby'indushi. Ewe data we. Utuye he? Tumune. Utuye? Ngende uwina hano. Ayewe. Takabari hano hirya. Gutekeremo ibintu byose. Ubwo naringize ngo urumuntu. Ariko wandangira inzira ya bugufi. Ijya hese. Nge yijandinze. Nirwe ndacira hirya mu mpinga, camanukire mu nkingo. Ugiye amagana hese? Ugiye amagana. Ngiye iryandinze. Iryandinze. Waba wabashonye. Epo. Kuko ndanyuri bushoyi, manukire ku mukoki, biranduke mu nkwangu, ndacuri ku bwonko mu ntuza muri ruhurura, ubwo mpurudukire, ubundi hanyura. Ese muze reka nkubaze. Iyi nzira yaha yampingutsa he? Ndipfa nyine nkubwira. Iyi ngi waba ugiye mu ntuza. Waba ugiye ku rucushu. Ku rucuncu. Kandi ni kure. Hajya urucuncu ruherereye mu ntara y'amajyaruguru. Umuntu wishwe n'inzara. Shawe. Ako ni kubonamo ibibazo wagira. Navukanye umuruho nzagupfana. Waba wakabonye umuntu wapfuye nabi ahagaze. Yahumura. Ubundi umuramba. Uhuye n'umukozi w'Imana humura ntugire ikibazo. Uhuye n'umukozi w'Imana ntugire ikibazo. Yemwe Imana narasenze ariko nta yahumura wasanga yakuntumye. No kuba duhuye gutya. Uri umupashiteri. Umwe se ahubwo. Ndabona ibibazo byarakuzuye. Narababaye. Ndi kugenda. Ese mu magambo make yawe uturutse hehe ufite ibihe biba? Wa mugabo we. Ukundeba uku. Narashatse. Sibura narashatse cyane narashatswe. Nabanaga n'umugore. Uri umwinjira. Nabyere. Ndi umusesetsi. None naraje. Urumva twahuriye ahantu twakoraga nari ndi umukapita mu kwishansiye. Uwo mukobwa rero yarahaje nawe surveillance sinzi aho yaramenyaniye na badatawuje. Turamenyana rero cyo gihe nari mfite ifaranga. Ubwo none arangije ambwira ko umugabo we batandukanye ngo yarapfuye ngo ko nakura amakuru numva ngo yaranamwishe yishe umugabo we. None ati rero byabyizuje tukabana. Intinzaza turapanga umugambi turagunoza mbwira ko nkwiye kugurisha ibyo ntunza byose ndagenda ndagurisha no kwisambu hose ndagurisha nzana miliyoni 2. Azi ikibazo nari mfite cy'umwana wanjye ku ishuri. Mire. Uracyaturamye aho ngaho? Uri kugishaka nta no gubuza aho bawagishyize. Sibyo? Uracyapakira. Nakubwira ngo itegure hari gihe biri bucemo. Ndabona bigiye no kurangira. Ubuse rwakirije ikaduhindana, ikadutwara. Hase rwakira vahe. Aguze igisaso mba niziritse mu ijosi. Gishobora no kunturekana. Sikuri kureba nawe. Ariko merereka nkubaze. Nkibona hano mba nkuye amafaranga. Ukagenda ukajya kwisama, ukwasama ku ishuri no gukina mama gibigura umukecuru. Urumva bikwiye? None se nje ni na mabigi umukobwa y'umakina mabigi. Unzanira amanota 15 byagenze biti. Nibwo bwenge bwanjye. Nta kuntu mba nagize mba nize. None nkwicaza ujye mu murima kuko ari bwo bwenge bwawe ujye guhinga. Yego, urumva ntacyo wakosora. Ako kuba ngira amanota make ntago bivuze ko ejo nazikosora. Ntukambwira uvuga gutyo. Uri kunyumva? Tuzatumana na gusandaza. Tuzanera kamere yo gushwanyuza. Mvuga ko bagafite ivogonya we. Ako subundi wajya ku ishuri uri kumbwira amagambo ameze gutyo undi ngajya ku ishuri ngatsinda. Urumva nakiga ngatsinda naye magambo uri kumbwira. Kundi uri umwana. Ndashaka kwibaza. Uri umwana cyangwa uri umugore mugenzi wanjye? Zose. Umugore yari igikara. Atangira kisiga mu gitondo umwenda yambaye saa sita akaba atarwararamo ahinduranya indyo rero. Ififiriti inkoko inyama n'iki n'umuceri. Ibintu byose. Ubwo rero igihe amafaranga gashize rero. Yose nta na make ufite.
ubwo ubu noneho nabaye imbwa sinkivuga mu rugo kandi yarampekaga akavuga ko ndi mugabo ku isi wa mbere none ubu ikintu rero yakanyituye nk'umuntu watakaje ibyo bintu byose ndi kubimutaho aravuze ati zingutahe uri imbwa wangegerawe akwita imbwa ngo ndi imbobo ubu rero kandi ahantu ndataha ndaramumayira inshuro 5 n'iminsi 5 pe cyumweru ndakimara mu mayira n'umugira neza rero ntago nakwemera ko wapfa gucyungana na data yego pasite umura ntugire ikibazo ahubwo rero ngwanyeho wanguza aho ngama ibiceri 300 ikibazo ntago baza kunywa gasururu mu rugendo umura iji ni imyenda ngiye kukurangira reka nkwereke rero cyangwa se wandangira akazi mwe ni ibintu byoroshye cyane niyo mpamvu nanjye najya kukangwa naho wandangira karaka kandi none nkakurangira akazi kunguka kandi gafatika urabona nkawe uje nkakwereka uko tubigenza byaba ari byiza cyane uragafite cyane njye mfite akazi mfite utuzi n'akazi umva witwa nde kwanza witwa nde Bijiyobija geregwari Bijiyobija geregwari emiruho miruho nushaka ugiye kwisiga ahangaha ako kazi si kameze gake nuko ngo akazi ushobora gukora miliyoni 40 ushobora gukora miliyoni 5 ushobora no guhomba ugakorera miliyoni 1 ariko n'ubu ni nyargenge ntago wajya ubura 300 wakwinjiza ku munsi wamekira icyo kotsa ariko si kirayi cyo kotsa wumve urashaka ibirayi byo kunuza hasoni ako kazi ndashaka kukubwira akazi uzajya winjiza byibura amafaranga make 300 ku munsi no gukora iki ko ntize uri tayari ntabwo nize uri tayari rero kuno akazi kuno gateye urumva mbimenye abandi bana usanga ababyeyi babo bababwira neza bakabafata bakabatwaza bakabageza ku mashuri ariko wowe nukumerekeza ibitutsi wagera ku kigo ko kukibuka ukabishobora mwana wa ngo genda ku ishuri uzige neza uzatsinde ntuzarangare uzanzanira amanota 80 ayo magambo ni akawe iri kumbwira nari se sinyakubwira umva aranda ari kuva mu kanwa kandi wanjije nyine yavuge neza utari kumbwira nabi umva nkubwire wa mukobwa we amafaranga nyakuye mu menyo ya rubamba aya mafaranga ashobora no kumfungisha uri kumva neza genda wige ushireho umwete kandi ntuzategereze ngo nzagusura nta mwanya mfite nta n'ubushobozi mfite nimbona udufaranga nzatwora n'ukuri birambabaza pe nimbona 2 ntago wampaye nimero yo kuri kantine yanyu nimbona 2 nzabyohereza mu gihe abandi bagiye kubasura kandi nanjye nibinkundira mbonye icyo mbona nzagusura urabizi sinkwanga n'ukuri uzagerageza uko ushoboye ko sinkugira urumwe erega urakuze mwana wanjye ntago ugomba kurarikira nk'iby'abandi ikindi mwana ntugomba mvugana bari ko sinkwanga sibyo ndabizi ko mwanga gerageza pe urebe ko wabona amanota reka ngire ikintu kimwe musezeranye yego umva ngiye kuzana amanota meza ntabwo nzongera kuzana amanota mabi pe urakoze pe kandi ndabigusezeranyije kandi uzanezerwa kubera ngewe ikindi ikitwa umuhungu ucukubiri nacyo ndamufashije ikitwa umuhungu ucukubiri nacyo mwana wanjye ugiye ku ishuri ntujye guteretana nta n'umusore ngira rwose duteretana oya ibyo byo ntiwabimbekera ndabizi abakobwa muba mubafite ariko nyine si wo kukurangaza no kugutwarira umwanya sibyo ugira amasomo meza mwana wanjye urabizi nakora buri kimwe kubera wowe ndabizi nta kintu uba utakoze kandi nanjye ngiye kukunezeza ninongera kuzana amanota make ya rwose byapfiriye nyine urabona ibibazo byabaye bushize nagiye mfite stress siniga neza ndanarwaragura kurabizi niyo mpamvu nazanye amanota make rero nawe ukambwira nabi ukanyongerera ibibazo kubwira nabi nzabyongera ikindi biriya bintu urangariyemo byo ku ishuri ngo no fashion ngo wirirwa ngo modelinga ngo ibiki abandi bakaba bari muri byo uri kwitoza bari mu masomo uri kwitoza ngo ama fashion mwana wanjye wabaye uhegaritse kubona igihembwe cya 3 giteyemo ako hari igihe umuvuga ibyo bintu rira n'Imana yanjye mbyiyumvamo sibyo niba nabikora nkabikora neza n'ayo masomo nkayiga kuki mubimbuza ikibazo cyawe nuko bitaza kuri birote ngo biguhera amanota nabyo ariko ejo bizantunga ariko nyine ntibigutware n'umwanya wo kugira ngo wige yego wenda ngiye kubigabanya nyine inkuru bishoboka nige neza bigabanye n'uburi mu kiruhuko ugenda mu makarabu ubyige pe sibyo mwana wambabarira mama nuko ndagusezeranyije kandi nuko ngukunda subize
Imana ngo nzongera kukubabaza. Akira. Urakoze. Ayo ni amafaranga 50,000. Ko make. Nanjye nzayohereza 30,000 mbikuye mu Nyarubamba. Tugende nkurenza hano. Mama ngenda gusezeranya ko nziga neza. Zana n'icyo ngitwareye zana. Se urapakura ibintu bya byose urabitwaye. None se kwishuri ganyenera ibintu byinshi. Makuru. Ewe ntayi ibintu byanje. N'ibintu byanje ntayi. Ese muze ko nitoraguriye n'ibyawe gute? Utoraguye he? Utoraguye he? Aha mu nzira. Ni he handi wari wabona hari ibintu nk'ibyo? Hari amafaranga gangana guco. Nagana n'injuga tayi. Ubwo se ibyo konyeza nkahindukira nkaba ngarutse. Muze kandi uri gisabo. Uragira ngo nyine niba ari ibyawe rero mubona amaso. Mubona amaso. Bikomwa. Oya naganje. Muramagara mwana sije ureba hangage nawe. Oya ngareka ngusabirira ikintu kimwe. Sibyo? Kandi kubona wowe uri umudamu usobanutse. Ntago waje mu bintu by'isaha ndakawo ntiwatinda mu bintu. Reka nkwereke. Ntacu ni menshi kuko ndagazi gageze mu 400 yose. Mu biti 15. None wewe ntari buga Jane undangiri wawe ni hehe? Ngo 15 urangiri waje. Ugajanye ndasanga warangije nko ugabare neza wumve ko ari magana guzuye. Ndaza none ibindi tuganire nibyo 15. Urongera ugafatemo weho umpagari kuboneka turangije kugabana ndanaguhereza ni mu 20 kuko urantabaye urantoraguriye kandi Imana izagumugisha nta n'ikindi kintu ndi kubona naguhemba humura ndaguhembamo ni 50. Ibo mpaye 15 imugabora ko mugabo enda nkwereke enda nkwereke yego mva ngubwire rero muzehe ibirenze kuri ibyo nta mafaranga naguharenze kuri aya ngaya niba utoraguye rero niba Imana ikunda abakene ko hari komana we kuncecekesha kuri kuncecekesha ni ibiki nyine wowe ibintu ndi kukubwira ni ibiki muzehe ntago ibyo uri kumbwira mbyumva ngambaza ngo 5000 ago mafaranga ubugaje ubundi se handitseho umusaza aya mafaranga handitseho umusaza Gano no mpeza amafaranga ganje. Bereza ibintu byanje. Bereza ibintu byanje wa mugore we. Ibintu byawe urabifite. Ngo? Ibintu byawe urabifite. Ntabwo nkubwije mu pantaro. Navuze ngo mpeza ibintu byanje. Ubu si ibintu mvuza wumvise ibyo mu ipantaro. Sibinyana yimbwa y'ubu wambwa ngo twatulanye mu nzira imwe wambwa ngo umuvuna muhetse. Mwandabera. Nebera koko ndebe. Utuma abantu batumenya ibyari byo byavuga ngo avoka yimbwa imanuka ihiye. Mbabarira mbabarira Umunyarwanda yavuze neza ngo buryo igivoka yimbwa igiye kumanuka idasihiye yego aya mafaranga nagutinye nyaguha darinjije ntareze ibintu byanje ureka kunsenyera ibintu ntareza uzamenya ko kuri umuntu akabyubaka nagabigora umva se nkubwire winsakuriza kandi mbese ngakura hiyo nategiye kura hiyo no tureba ibintu giye guhemukira kubisasa nkagutsikamira nta nubwo wakweguka kura icyo gihumbura ibintu giye guhemukira gicoco subiza ibintu reka kunsenyera ibintu muze itonde siba nitonde sinitonde no amafaranga ari muze uranye ubisubizo uko byari bimeze twumvikana ubwo butubuzi bwanyu simbi mwongere mbibone hereza iki kintu kicyuza amafaranga no hejuru muze urayamba ngo iki urampa amafaranga yaguze gicucu we nta mutubuzi ubwo nawe ugiye kuntubura amafaranga mahanga aya ko hari uzi inote zitutse no hejuru nzireba aya ni amafaranga ari yonyine onge nzingira ku gafuka ariko ibi tubifitemo inarabibonye uko ubaye nkunduka ni wowe wa mbere duhuye shyiramo amafaranga asigagenda gake amafaranga yuzuye no hejuru nyareba kwari wose byipfundura amafaranga singakure he gira vuba
nose amafaranga ngakure he uriye beka aya yantuye aryo agahe mpereza nose ko ari waho ubyipfunduriye hari amafaranga usanzemo kamera ubibone nose ndakaguhanga mpereza ayiwe umva nyine nabura nkwereke vuba mana ko uyu muvuna mwe vuba rero kuva mu gitondo ni impama y'Imana wa mudamu reka ndore ni kiyoda n'umuti w'ibishimbo upfuye ni impama kuva mu gitondo kuva nose kugaganya Yesu we iyi mbwa ya sha niko wa mugabo hajya cyangwa ngo citwa ngo iki nisi yimbwa yatashe yagiye kwituma si cyacigiriye ku kirangwa iki si twinjije si twakoreye uzi ukuri igicucu niko wa mugabo koko reka rero ngusaba ikintu kimwe sobanura nimba ahubwo gahunda ufite ariyo kunyicisha ngapfa nabyo mbimenye nikomereza urugendo nji wacu Kamenge usabe nisi wari ugiye he ndetse nakubwiye ko tuzajya dutubura abantu ibishoko rubikuye he wowe wajya kwituma mu gihuru uvuye he ahubwo ikibazo ni kimwe nyine ko twari turi kugenda mu nzira imwe wanyitebye gute uzi ko twari dufashwe neza reba ari he nasi uyu muntu ko nanzi kumuri inyuma kujya guhita umucakira kandi ukamuganiza neza kandi kuva yari umudamu yarameze nawe nk'ababandi ubundi se kuri umusazi nakubwiye ko tuzajya dutubura abantu bameze bate ari umudamu wanjye kwizina ry'Imana niyo mpamvu nese nyanyumba nkagucika kugira twari dufashwe neza yari umugore wawe umugore wanjye ni byanyabyo kuri kw'Imana buriya twari dufashwe byari birangiye umvase ukampereza rero amafaranga ganje kwizina ry'Imana ukampereza amafaranga ganje ndetse amafaranga nyine mpereza amafaranga ganje reba aragajanye ndebera kwizina ry'Imana nutiko wari ubizi ko ari umugore wawe iyo uzi ukamusobanurira uti uyu muntu ni umugenzi turi mu rugendo ni utaye ibintu nta n'igihumbi kirimo icyo nkubwiye cyo kwizina ry'Imana mbabare unsubize amafaranga ganje wa mugabo wenda narinzi ngo ni nundi muntu wahandi umva barakubeshye uzi ukuntu ambwiye nyine umva sama utega amatwi nkubwire ndaje mbikora nkuko twabikoraga none watoraguye nsubije njishe inyuma ngo ndeke uyu uhise umunyata nyine mpite nkomeza urugendo mwana w'umugore ndakubura sinsubiye inyuma ntinyaboneka ntaye ibintu byanjye ati nditoraguye ambanye ivubu cyo kose mwashaka ufite umugore n'isaso sibyo arangije ati ukamusubiza amafaranga ganje ndagabura aramfasha sinzi ikintu ndahishije nimba ari jido nimba ari umugeri numvishe nkangutse ndi ku butaka amfata umuhogo amafaranga yose twakoreshaga y'igishoro ahise yakura amanyaka n'ayandi twinjije kare noneho wumva icyo nkubwiye cyo mbabare umwiruka uje kunzana amafaranga genda uje kunzana amafaranga twakwicara ku izina ry'Imana ndashaka amafaranga yanjye agahe ntayatwaye ubwo ni ubusambo kandi ari umugore wawe ubundi mwana mwabivuganye kugira mu nkombanye ni n'Imana indokoye ndavuze ngo ndagukuramo amenyo indesi ngenda kubwa ngo ntakwishiginyuramo ibyo byinyo mpereza amafaranga ganje cyangwa ibyo byisho mbikuremo mpereza amafaranga ganje mpereza amafaranga urabona kino kibanza ahantu se ariko uko biri kose uyu muntu niyubaka byazaba byiza yubatse akarenga akazubaka mpereza amafaranga ganje mpereza amafaranga ganje wa mugabo ninagwa rese kino giti cy'avoka nacyo kirimo iki si uru ruyange ko biri kose ruzanacuncumura mva situva ahantu harimo shitani nyinshi ahantu tuhave tugenda ibindi turabiganira cyo nkubwiye cyo umvura ntabwo urancika ongera uhine ubundi we n'imbwa noneho siba sigarengeye iwanyu se nturataha ugasanga batetse nizere ko utamubwiye izina ry'umuntu muri kumwe noneho ukuntu tuzabigenza none ubu turongera gushyira iki hejuru ahangaha reka nkwereke rero tuzahashyira kaburimbo ahangaha kaburimbo si he mwasiko se nayimba ni umuntu ubonye enda nawe bufasha ntabwo byanyu byanjurirwa mbihe oya ariko zana ako si waretse ngo nabizane zana ako wavuganye nande mu gitondo mu byukuri
kwizina ry'Imana urimbwa nati wenda niyo unansinyarutse uwo wikwigura mushushanya neza wamuguyeho namuguyeho nyine nawe ukimumbwiye uti kwabira aho have nkamenya arabwenge cyanda nta soni uwo nta byiza bya reka nkwereke reka ushobora kundakaza ukanyibutsa stress zose nigeze nkura nazo none hano urabona tuhanyujije kaburimbo neza ikagenda ako byasaba ya mashini karigendagira ririma ikorera tugende none ubwo bindi tuzabivugana turanyura he aho se dusubira aho twatangiriye nakubwiye ngo yagiye urimbwa kwizina ry'Imana genda wacura mu murizo no kumuha ntabwo ubona nzi ko watinyuka ngo ugende wifate uvuga uti